numbaje ikibazo cyiza rwose, Imana igumugisha kubera ko urankurikirana, I can tell. Imana igumugisha. Igitabo buriya nari ndi kuri Rush nashaka kuzagisohora, ariko naje gusanga ari lack of knowledge, kuita nihuta nsohora igitabo, so kurindira nkagwiza ubwenge, nkunguka ibindi bitekerezo, nkazabibumbira muri icyo gitabo. Nibaza ko kizaba kiza kurushaho, kubera ko aho ngeze uyu munsi na experience mfite iraruta nari mfite muri 2017. Ubundi nyandika nka memory, nyandika hari n'ibyo mfite muri telefone, muri agenda yanjye. Igitabo cyitwa ngo ngewe n'inanga yanjye, Just Me and My Guitar, nuko cyitwa. Ababizi n'iryo zina ntabwo nzanarihindura, ariko icyo uko ntinda niko nunguka byinshi, so nzongeramo byinshi. Nta nubwo n'uyu mwaka wa 2025 kizasohoka, maybe wenda 2026 ntabitekerezaho, cyangwa 2027. Murakoze cyane. Yes, reka mpere kuri The Ben. Mbere ko duhuzwa n'umuziki, turi inshuti. Twahuje nuko mama we akunda ibihangano byanjye, bituma rero tuza kuba abavandimwe. Namushimiye nuko yanyitabye mu gitaramo cyanjye, nanjye ningirwa umugisha, niko ntazi nshobora kuzaba ndi muri Kenya, ariko nanjye nakabaye nkamusapotinga rwose. Kandi Ben aragenda akagura tike akitabira nyine nk'umuntu waje gusapotinga. So kubijyanye n'indirimbo yacu, Ben ni umunyabwenge cyane, yambwiye ikintu numva nicyo. Twakoze indirimbo nziza rwose, ariko arangiza arambwira ati izere dukeneye indirimbo ishobora kuba itari y'uyu munsi gusa, dukeneye indirimbo ishobora ku breaking through, ikaba international, ikaba yagera kure cyane. Rero bituma dushiramo turapozingamo gake kugira ngo tubanze turebe ikintu twakora cyagutse. Urabona afite audience nawe y'abantu bo hanze, urumva rero nanjye harabo mfite, byaba byiza dukoze ikintu nyine kitari cya hano gusa, ahubwo cyafasha hano kikanagena hanze. Niyo mpamvu twa slowinzeho, ariko project iracyahari rwose. Kuri Bubu ni inshuti yanjye, ahubwo nuko uyu mwaka ntago yashakaga guproducinga ibijyanye na concert, kubera ko ngewe nari naravuze ko nzakora imyaka 3 ikurikirana, ishobora kwiyongera of course. Rero uyu mwaka wa gatatu asa nkaho yari busy, yarafite utundi tuzi, ansaba ko twabisubika. Noneho nanjye rero ndambwira nta kibazo, nzi yaranja ndebe uko mbigenza. Yego. Kuri Nduhungire waravuze ko yanyankarije gukorera muri Stade Amahoro, so warumva ikibazo cyari uyu mwaka. So hari icyambere Stade murabizira cyari nshyashya, sibyo? Hari protocole nyinshi bisabwa kugira ngo nakoremo hariya, so rero niyo mpamvu by'ukuri. Ariko narabajije amakuru, so sinshaka kuvuga amabanga y'akazi k'abandi, ariko nyine ntibyakunze. Nambiteganya, why not? Yeah. Ibyumviro mfite kuri concert nuko ndashima Imana niba mwabinotisinzemo gake kubera imyiteguro tumaze iminsi. My voice cracked earlier tutangiye igitaramo, ariko ndashima Imana kuri audience yacu. So twahise dufata igitaramo, haragurumana nyine dukomeza umurimo, nta cyapfuye. So ndashima Imana kubw'abantu banjye mu by'ukuri. Abantu babaguze amatwi bakaza, biragaragara ko baje guhimbaza Imana, ko ntawe waje kureba, ubona ko buri wese ahantu abari mu murongo wo kuramya no guhimba. Nje nibyo ndashima Imana kubw'abantu, niko niyumva mu by'ukuri. Sinzi ikindi warubajije uko kivuga legacy. Urabona, ngewe I consider myself nk'umu upcoming, niko ngewe nifata nk'umuhanzi ukizamuka mu bijyanye no kwagura impano ku isi muri Afrika. Ndacyafite kuririmba ku rwego rwa Afrika, kuririmba ku rwego rw'isi. Ntabwo ndatangira gutekereza ibintu ndushya cyane. Ndashaka kubanza gukora umuziki nkawukora, none nagera nkumva rwose nawukoze pe, nkavuga reka none nshaka ikindi nshobora kubakiraho abantu bakatekereza. Ni nko kumbwira ngo wambera mentor, ngo I can't mentor anyone. Nanjye nkeneye umuntu mentoring, akoze ndimo ndakura, ndashaka gukorera umurimo w'Imana mu buryo buri excellent. So my legacy nuko nkomeza gukorera Imana, abantu bakamenya, nasoza urugendo bakavuga ngo yakoreye Imana mu mwuzuro. Ngiye nicyo nifuza. Ku myambarire, what's wrong with imyambarire? Okay, sorry. Ntago ari Kisilamu, ira ni imyambaro y'abantu bo muri bayita gute,
Middle East sibyo, ntabwo ari imyambaro y'abisilamu, nuko babihuza nuko abenshi ari abisilamu, ariko ira ntabwo ari imyambaro ya kisilamu, umuntu wese yayambara nta kibazo. So we wanted something new, we wanted a colorful concert, so we wanted to bring a different vibe kuri stage, kandi byari byiza. So ntabwo ari ikesi ntaho bihuriye n'ibyo abayisilamu rwose. Yes, nitwa Babu yanjye felicitation barasigo ari benshi nanjye reka ngireho, ariko nshaka kubaza kumarana n'abantu bose mwatanye nabo tukomeje no mwatanye mu Buhinde yo producer wawe, abahanzi benshi bagenda bibagiza abo batanye ibyo bagezeho, babivuze ikintu n'abantu mwatanye. Icya kabiri bavuze ko ababyeyi bakunda fame no kumenyekana, kandi nawe ko wari umeze iyo babonye ibikuvugwa ku mbuga nkoranyambaga turi public figure. Okay, gutangira n'abantu nta cyiza nko kwizera abantu mwatanye bure babakuzi ukenye, babakuzi umeze neza, bakuzi urwaye, bakuzi uri muzima, bakuzi muri angle zose, ntago bakubetraying. Ngiye I like to keep my people. Umuntu muzabarize neza umuntu uva muri team yanjye ni umuntu rwose washatse kuvamo. Iyo namwizeye nkamufata nkavuga ngo turatangira gukorana, kuri njyewe it's forever. Ikintu kigorana kirikuwe iyo avuze ngo ndagiye, harabagiye bavamo of course barahari, ariko we nyine yahisemo kugenda ndamurekura of course. Ariko njyewe nkunda gukipinga abantu banjye, kuko biranarushya kuguma wigisha abantu ibintu byawe ijoro kumwe ariko iyo duhorana gutya nk'ubu ngubu practice zacu nta nubwo zari nyinshi cyane kubera ko dusanzwe dukorana. Ikindi warubajije ababyeyi. Yes, so ababyeyi banjye mwitangira nko muri za 2016 2015 hari uburyo batabyumvaga of course, and kuri bo ibyiza barabyishimira. Ibi rero nabo bamaze kubimenyera ko haba harimo abantu gusa nyine bishakira amaramuko, so barabyumva. Ni ibintu nyine nabasobanuriye, barabyumva, baragenda. Ni nk'inshuti zanjye n'undi tubana, ni nk'abanzi, cause utakuzi bura niwe nyine niwe uspeculating, niwe uhitamo ibyo ashaka guhimbahimba, ariko ukuzi bura ntiyabikora. So ababyeyi banjye ntibakunda kumenyekana, ntibakunda ibintu abet ko abantu babonye naho bicaye bari bake cyane. So my dad ntiwamubwira ngo uzi ko maguzo ngo nsuzitore, ntago ashobora, ntago ari ibintu byaba yagiye kwisha iyo hirya. My mom ni ugerageza gake, ariko nawe ntacyo bimubwiye, aba ari kwihimbariza Imana gusa. N'impungenge nke z'ababyeyi abavuga ati Imana ese biragenda gute, birarangira gute. Yabona wambaye ati ipantaro wicitse, biramutse urukweto ruvuyemo, nizo mpungenge z'ababyeyi. Ni nibyo nganiriza, amwe ati ngiye ntago mba mpari. Abari worried, abari gusenga mutima nyine. Ni ababyeyi niko bameze, nanjye niko nari meze. Ngira ngo murabizi ko kugira ngo nakire ko Imana yampamagariye kuba mu maso y'abantu byaramvunye. You know, it's not a life nashakaga, nasengeye kubyuka uri ku pressure y'ibintu, uyavuze uyacecetse, uyageze gutya, uyakwanze, ntacyo mupfuye. Ni ibintu ntigeze nsaba, ni ibintu ntigeze nifuza na gato. So ariko hari umumaro bifite, niyo mpamvu nabyakiriye. Icyambere mbajije cyari setup nashakaga ko tumaximize imyanya yo muri Big Arena. Urabona buriya iyo ba stage hari imbere tukavuga ngo sold out, akenshi abari 6,700, ariko kubera ko barokore batagira akavuyo badasakuza, ari batwemerera tugashiramo abantu benshi, bikawe na nk'umunani mu gake sometime. Nakwa kunini nabasanga dufite abayimvite byose biteranje, ariko this time we wanted to do something, a setup yatuma buri hantu hose muri Big Arena haba occupied. Rero nibyo mpamvu twakoze. Ikindi kandi it's a good setup, why not? It was a different setup. Nje nayikunze. We had a lot to do, ariko nyine murabizi ibintu by'amasaha byanze, ariko nyine ira setup iri nziza kubera ko umuntu wese yaje. N'ikindi mutabonye, ahantu hose umuntu yari yicaye yarebaga neza, nta wari uri kure. Abari bari hejuru bari kureba gutya, abari hari hasi bose bari, mbese buri muntu wese yari hafi ashoboka. Icya kabiri mbajije, yego, Icyambu ni concert, ni izina ryakoze, ntabwo ari izina album. Icyambu yararangiye, ariko Icyambu ni ministry. Imana yampaye ministry yitwa Icyambu live concert. Icyambu rero Icyambu ministry. Icyambu rero nisi bitaramo byanjye nkora Icyambu. So nshobora no kutagikora hano rimwe nkakimurira n'ahandi, nkagira nakijya n'andi nkagikora kikitwa Icyambu. Icyambu ni izina rya ministry. Nabizanye rero mu bitaro nkavuga ni concert. Aho nibaje rero baje mu Cyambu 1 2 3
na 4 ishobora kubaho na 5 nta kibazo kirimo. Yes oya nayilauncinga ariko n'ubundi mu cyambu nta kibazo, gusa kugeza igihe nyine Imana izanyemerera guhindura irindi zina. Hari kandi kabazo babajije I'm really glad ko Imana yabyemeye gutya nyine. Nkuko nabikubwiye ngewe bene ino pressure y'ubuzima ntago ari ibintu byanjye, ariko kuba Imana yarabyemeye bikaba ndayishima cyane. Rero kuva muri Serena tukageza kan Kigali tukaza muri BK Arena n'ahandi stade tuzajyemo n'ahandi turimo turakura, ni ikigaragaza ko turi gukura. I believe ko muri twakoze muri East Africa nagiye mbona ukuntu bo bataramira hanze kuko ntago babona ahantu bakwiza abantu bose, ariko I'm telling you Uganda we had a lot of people hafi. I don't remember neza 2018 kuntu bambwiye umva that's a lot of people. Rero nuko maximiza ibyo turi gukora. Nge ndashimana ko ndi gukora nuko niyumva gusa na Imana irimo irankusa. Murakoze cyane, numbaje ikibazo cyiza rwose. Imana igumugisha kubera ko urankurikirana. I can tell. Imana igumugisha. Igitabo buriya nari ndi kuri Rush nashaka kuzagisohora, ariko naje gusanga ari lack of knowledge kuita nihuta musora igitabo, so kurindira nkagwiza ubwenge nkunguka ibindi bitekerezo no nkazabimbira muri icyo gitabo. Nibaza ko kizaba kiza kurusha kubera ko aho ngeze uyu munsi na experience mfite irarutina nifite muri 2017. Ubundi nyandika nka memory, nyandika hari n'ibyo mfite muri telefone, muri agenda yanjye. Igitabo cyitwa ngo ngewe n'inanga yanjye, Just Me and My Guitar, nuko cyitwa. Ababizi ni iryo zina ntabwo nzanarihindura, ariko icyo uko ntinda niko nunguka byinshi, so nzongeramo byinshi. Nta nubwo n'uyu mwaka wa 2025 kizasohoka, maybe wenda 2026 ntabitekerezaho cyangwa 2027. Murakoze cyane. Yes, reka mere kuri The Ben mbere ko duhuzwa n'umuziki turi inshuti. Twahuje nuko mama we yakunda ibihangano byanjye, bituma rero tuza kuba abavandimwe. Namushimiye nuko yanyitabye mu gitaramo cyanjye, nanjye ningirwa umugisha niko ntazi nshobora kuzaba ndi muri Kenya, ariko nanjye nakabaye nkamusapotinga rwose. Kandi Ben aragenda akagura tike akakitabira nyine nk'umuntu waje gusapotinga. So kubijyanye n'indirimbo yacu, Ben ni umunyabwenge cyane. Yambwiye ikintu numva nicyo, twakoze indirimbo nziza rwose, ariko arangiza arambwira ati izere dukeneye indirimbo ishobora kuba itari y'uyu munsi gusa, dukeneye indirimbo ishobora ku breaking through ikaba international, ikaba yagera kure cyane. Rero bituma dushiramo turapozingamo gake kugira ngo tubanze turebe ikintu twakora cyagutse. Urabona afite audience nawe y'abantu bo hanze, urumva rero nanjye harabo mfite, byaba byiza dukoze ikintu nyine kitari cya hano gusa, ahubwo cyafasha hano kikanagena hanze. Niyo mpamvu twa slowinzeho, ariko project cyahari rwose. Kuri Bubu ni inshuti yanjye, ahubwo nuko uyu mwaka ntago yashakaga guproducinga ibijyanye na concert, kubera ko ngewe narabuze ko nzakora imyaka 3 ikurikirana, ishobora kwiyongera of course. Rero uyu mwaka wa gatatu asa nkaho yari busy, yarafite utundi tuzi, ansaba ko twabisubika. Noneho nanjye rero ndambwira nta kibazo, nzi yaranja ndebe uko mbigenza. Yego kuri Nduhungire waravuze ko yanyankarije gukorera muri Stade Amahoro. So warumbaje ikibazo cyari uyu mwaka. So hari icyambere Stade murabizira cyari nshyashya, sibyo? Hari protocole nyinshi bisabwa kugira ngo nakoremo hariya, so rero niyo mpamvu by'ukuri. Ariko narabajije amakuru, so sinshaka kuvuga amabanga y'akazi k'abandi, ariko nyine ntibyakunze. Nambiteganya, why not? Yeah. Okay. Icyambere cyari excuse me, ibyiyumviro mfite kuri nyuma y'iki. Can I have some water please? Yeah. Ibyiyumviro mfite kuri concert nuko ndashima Imana niba mwabinotisinzemo gake kubera imyiteguro tumaze iminsi. My voice cracked earlier
dutangiye igitaramo ariko ndashimana kuri audience yacu, so twahise dufata igitaramo tura haragurumana nyine dukomeza umurimo nta cyapfuye. So ndashimana ku bw'abantu banjye mu by'ukuri, abantu babaguze amatike bakaza, biragaragara ko baje guhimbaza Imana, ko ntawe waje kureba, ubona ko buri wese ahantu abari mu murongo wo kuramya no guhimba. Njye nibyo ndashima Imana ku bw'abantu, niko niyumva mu by'ukuri. Sinzi ikindi warubajije uko kivuga legacy. Urabona njyewe I consider myself nk'umu upcoming, niko njyewe nifata nk'umuhanzi ukizamuka mu bijyanye no kwagura impano ku isi muri Afurika. Ndacyafite kuririmba ku rwego rwa Afurika, kuririmba ku rwego rw'isi. Ntabwo ndatangira gutekereza ibintu bindushya cyane, ndashaka kubanza gukora umuziki nkawukora, none nagera nkumva rwose nawukoze pe, nkavuga kereka none ushaka ikindi ushobora kubakiraho abantu bakatekereza. Ni nko kumbwira ngo wambera mentor, ngo I can't mentor anyone, nanjye nkeneye umuntu mentoring because ndimo ndakora, ndashaka gukorera umurimo w'Imana mu buryo buri excellent. So my legacy nuko nkomeza gukorera Imana, abantu bakamenya nasoza urugendo bakavuga ngo yakoreye Imana mu mwuzuro. Njye nicyo nifuza ku myambarire. What's wrong with imyambarire? Okay, sorry. Ntabwo ari Kisilamu, ira ni imyambaro y'abantu bo muri bayita gute, Middle East, sibyo? Ntabwo ari imyambaro y'Abisilamu, nuko babihuza, nuko abenshi ari Abisilamu, ariko ira ntabwo ari imyambaro ya Kisilamu, umuntu wese yayambara nta kibazo. So we wanted something new, we wanted a colorful concert, so we wanted to bring a different vibe kuri stage, kandi byari byiza. So ntabwo ari ikese, ntaho bihuriye n'iby'Abayisilamu rwose. Okay, gutangira n'abantu nta cyiza nko kwizera abantu mwatanye bure babakuzi ukenye, babakuzi umeze neza, bakuzi urwaye, bakuzi uri muzima, bakuzi muri angle zose, ntago bakubetraying. Ngiye I like to keep my people. Umuntu muzabarize neza umuntu uva muri team yanjye ni umuntu rwose washatse kuvamo. Iyo namwizeye nkamufata nkavuga ngo turatangira gukorana, kuri njyewe it's forever. Ikintu kigorana kirikuwe iyo avuze ngo ndagiye, harabagiye bavamo of course barahari, ariko we nyine yahisemo kugenda ndamurekura of course. Ariko njyewe nkunda gukipinga abantu banjye, kuko biranarushya kuguma wigisha abantu ibintu byawe ijoro kumwe ariko iyo duhorana gutya nk'ubu ngubu practice zacu nta nubwo zari nyinshi cyane kubera ko dusanzwe dukorana. Ikindi warubajije ababyeyi, yes. So ababyeyi banjye mwitangira nko muri za 2016 2015 hari uburyo batabyumvaga of course, and kuri bo ibyiza barabyishimira, ibibi rero nabo bamaze kubimenyera ko haba harimo abantu gusa nyine bishakira amaramuko, so barabyumva. Ni ibintu nyine nabasobanuriye, barabyumva, baragenda. Ni nk'inshuti zanjye n'undi tubana, ni nk'abanzi, because utakuzi bura niwe uspeculating, niwe uhitamo ibyo ashaka guhimba, ariko ukuzi bura ntiyabikora. So ababyeyi banjye ntibakunda kumenyekana, ntibakunda ibintu abet ko abantu babonye naho bicaye bari bake cyane. So my dad ntiwamubwira ngo uzi ko maguzo ngo nsuzitore, ntago ashobora, ntago ari ibintu byaba yagiye kwihisha iyo hirya. My mom ni ugerageza gake, ariko nawe ntacyo bimubwiye, aba ari kwihimbariza Imana gusa. N'impungenge nke z'ababyeyi abavuga ati Imana ese biragenda gute, birarangira gute, yabona wambaye ati ipantaro wicitse biramutse urukweto ruvuyemo, nizo mpungenge z'ababyeyi. Ni nibyo nganiriza, ambwe ati ngiye ntago mba mpari, abari worried, abari gusenga mutima nyine. Ni ababyeyi niko bameze, nanjye niko nari meze. Ngira ngo murabizi ko kugira ngo nakire ko Imana yampamagariye kuba mu maso y'abantu byaramvunye. It's not a life nashakaga, nasengeye kubyuka uri ku pressure y'ibintu, uyavuze uyacecetse, uyageze gutya, uyakwanze, ntacyo mupfuye. Ni ibintu ntigeze nsaba, ni ibintu ntigeze nifuza bina gatoya. So ariko hari umumaro bifite, niyo mpamvu nabyakiriye. Setup nashakaga ko tumaximize imyanya yo muri Big Arena. Urabona buriya iyo batestage hari imbere tukavuga ngo sold out, akenshi abari ibihumbi 6-7, ariko kubera ko abarokore batagira akavuyo dasakuza, ari batwemerera tugashiramo abantu benshi, bikawe na nk'umunani mu gake sometime, nako kunyine nabo usanga dufite abayimvite byose biteranyije. Ariko this time we wanted to do something, a setup yatuma buri hantu hose muri Big Arena haba occupied.
rero nibyo mpamvu twakoze ukuri. Ikindi kandi it's a good setup, why not, it was a different setup. Njye nayikunze, we had a lot to do, ariko nyine murabizi ibintu by'amasaha byanze, ariko nyine iriya setup yari nziza kubera ko umuntu wese yaje. N'ikindi mutabonye, ahantu hose umuntu yari yicaye yarebaga neza, nta wari uri kure, abari bari hejuru bari kureba gutya, abari bari hasi bose bari, mbese buri muntu wese yari hafi ashoboka. Icya kabiri wambajije, yego Icyambu ni concert, ni izina rya koze, ntabwo ari izina album. Icyambu yararangiye, ariko Icyambu ni ministry, Imana yampaye ministry yitwa Icyambu live concert. Icyambu rero Icyambu ministry. Icyambu rero nisi ibitaramo byanjye nkora Icyambu, so nshobora no kutagikora hano rimwe nkakimurira n'ahandi nakijyana n'ahandi nkagikora kikitwa Icyambu. Icyambu ni izina rya ministry, nabizanye rero mu gitaramo nkavuga ni concert. Abantu bibaje rero baje mu Cyambu 1 2 3 na 4 ishobora kubaho na 5, nta kibazo kirimo. Yes, oya nayilauncinga, ariko n'ubundi mu Cyambu nta kibazo, gusa kugeza igihe nyine Imana izanyemerera guhindurira indi zina. Hari kandi kabazo babajije, I'm really glad ko Imana yabyemeye gutya nyine. Nkuko nabikubwiye njyewe beni no pressure y'ubuzima ntago ari ibintu byanjye, ariko kuba Imana yarabyemeye bikaba ndayishima cyane. Rero kuva muri Serena tukageza kan Kigali, tukaza muri BK Arena, n'ahandi stade tuzajyemo, n'ahandi tuzajyemo, turimo turakura. Ni ikigaragaza ko turi gukura. I believe ko muri twakoze muri South Africa nagiye mbona ukuntu bo bataramira hanze, kuko ntabwo babona ahantu bakwiza abantu bose. Ariko I'm telling you, in Uganda we had a lot of people hafi. I don't remember neza, na 2018 kuno bambwiye, that's a lot of people. Rero nuko maximiza ibyo turi gukora. Njye ndashimana ko ndi gukora, nuko niyumva gusa na Imana irimo irankuza. Twahejeje, so ariko ingiye of course yitabiriwe cyane, amatike yari menshi. Ingiye kandi kanshimisha karimo ni amatike yo guhagarara. Hari abantu baguze amatike ya 15k, wabonye ibyishimo bari bafite. I wasn't expecting that. Kara kantu rwose kantunguye hano iwacu muri Kigali. So ikindi barambasha cya kabiri no ni kugerageza tu nuko ntabwo ari isoko, ntabwo ndi guteganya isoko, ahubwo ndashaka kureba ko ino ministeri yagera kure. Nose mwe ntimwabyishimira, muretse mubonye tugenda muri Amerika tugakora ibintu nk'ibi, tukageza Canada tukitabirwa n'abanyagihugu. Buriya muri tuwa nduherukamo ikintu cyanshimishije, ni ukujya mu gihugu tukitabirwa n'abanyagihugu. Sizi ko mubyumva. Ubundi nagendaga hanze ngakora twari kunkitabirwa n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu, abanyarwanda, abarundi, abanyamurenge, abanyina abantu bumva urwo rurimi. Ariko this time ni ishema kubona abatanzania baza bakuzura stade, abagenda bakaza bakuzura Kenya. Nicyo cyanesheje. Okay, yes, biriya rero ndabizi udutitire tugiye guhita tuba twinshi ariko nta kibazo. Understand ko maze gukura, sibyo? Njyewe ntabwo nkiri umwana ukurizwa n'akantu kose gatambutse, whatever it is. Inkunda Imana ko time ni nziza, time isobanura ibintu. Uko igihe kigenda ibintu birisobanura, biba byiza. So please, ibintu nk'abiriya save ni ibintu by'abana. Nagize challenge ariko ziri technical zisanzwe kandi zakemutse. Nyine uko twagenda turirimba zagiye zitungana, abatekinisi babishize ku murongo, nta kibazo kirastable. Aho nayikunze, ahubwo next time nayo tuzongera n'ibikunda. Yes, Imana impamagara nasobanukiye ko ndi umwigisha butumwa wabaye umuhanzi. Ni nkuko nakavuze, nagapreachinze
ariko nkabishyira muri melody bikaba umuziki. So mu yandi magambo mfata nk'ibyo nakakubwirije nk'umuntu nkabishyira muri iyi ntuzi. Niyo mpamvu uzajya wumva mu ndirimbo nka histoire, ndikubwira nka histoire y'iki, ariko nyuma nkagwa kuri conclusion y'ibyo nshaka kugusobanurira. So that's it. Relationship yanjye n'amagambo yo mu ndirimbo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu ntabwo Bibiliya irahagije, birimo everything twamenya, ariko none iyo ugenda wongeraho no gusoma n'ibindi bitabo bitandukanye. Nyine nkajya ngasoma nkiri ku ishuri, nagasoma utuntu twose tunciye mu maso twose, nigeze no gusoma za Harry Potter, ntabwo nari nzi ngo ni n'ibiki. So it was like yari inyota tunigiriraga. None umuririmbyi mwiza yumva indirimbo z'abandi benshi, umwanditsi mwiza yumva asoma ibitabo by'abandi benshi. Njyewe personally, especially ndavuga wenda nko mu myaka ishize, nafataga umwanya munini cyane ndi kwigira, ndi kwisomera, atari ukuvuga ngo kugira ngo nandike indirimbo, just amatsiko gusa. So niyo relationship irimo personally n'umwuka w'Imana of course. Iyo usoma umwuka w'Imana akagusobanurira no gusobanukirwa rya jambo wasomye. Kuko hari umushuti wanjye nigeze kugana nawe ansobanura ukuntu yahimbye indirimbo, ariko akaba yumva uyu munsi atayirimba kuko yasobanukiwe birenze iyo ndirimbo. So tuba dukura twiga, umwuka waraduhishurira. Niyo relationship yani n'ubusabane n'Imana. Kashime okay. Urakoze cyane. Reka ndibuze kubashimira nanjye, kubera ko ntajya wenda ntakijya mu kwitabira cyane media, ndabikunda, ariko nkuko nabasobanuriye ni kantu nyine ndajya kuvuga iki koko, nta gitaramo mfite, nta ndirimbo mfite, nka buri kintu ngiye kuvuga. So munyemerere wenda abantu bamanitse bose sinzi ngo ni bangahe, batanu right? Ni batanu sibyo? Munyemerere twabisaranganya twagira ikibazo kimwe cyangwa bibiri wenda, ariko nabyo ntibitinde. Kimwe katugire kimwe kugira ngo twese tubohoke. Murakoze cyane. Ndagusubiza rwose, ndagusubiza. Icyambere umbajije ku kijyanye naho bigeze, biri mu nzira, biri hafi kabisa. Ariko azaba ari Saturday yari yose tu maybe dota azaba ari nko kuwa gatanu saa 7, none reception mugoroba saa 10 kuwa gatandatu. So ibiri mu nzira rwose n'umugisha ndanabyifuza. So icyo ni kimwe. Hari ikindi warumbaje hagati kivuga ibyo gufasha. So buriya kiragihe kubera kudasobanukirwa nahisemo kujya mbikora mu ibanga kugira ngo umugisha wanjye uzure, kuko nanga kubikora tukabishyira kuri kamera ni byiza, ariko ntago ari ngombwa. So iyo mfite abantu nifuza kuba participant ndababwira verbally, naje tukajya gukora umurimo. So mfite team nini hano, turabikora bya buri gihe, turabikora rwose pe, turabikora. Sinabiriya gusa, turi muri education, turi mu bintu bitandukanye, dufite n'abapartner badufasha badushyikira, ariko nabikuye muri social media, nabikuye nta hantu nzigera mbipostinga na rimwe. I think niko umutima wanyemeje, ariko suko ari bibi ababikora nta kibazo. Icyanyuma waruvuze gahunda y'Ubuganda. No, I like to ngira humor. Niba mujye mubona social media, ngiye nkunda gusetsa abantu tukaganira, mba nshaka kumva icyo abantu batekereza, na za Kasongo n'unyoro kuzirimbamo hariya. So mba ngira gusa ngo nyine duseka tu n'abantu, because I'm a human being, ndi umukozi w'Imana, ariko simba nshaka ko mba meze kucya, you know, I'm young, ntabwo shaje cyane byo kugendana you know. Anyway, ni humor gusa no gusetsa abantu. I Bugande nahakora ibintu byiza, twakoze ibintu byiza, abo twakoranye neza, nta rwose nta bintu byo kwamburana byahabaye pe. Uwabitekereje rwose no kuri abireke. Yego. Yes. Imana impamagara nasobanukiye ko ndi umwigisha butumwa wabaye umuhanzi. Ni nkuko nakavuze, nagapuricinze, ariko nkabishyira muri melody bikaba umuziki. So mu yandi magambo mfata nk'ibyo nakakubwirije nk'umuntu
nkabishyira muri iyi ntuzi. Niyo mpamvu uzajya wumva mu ndirimbo nka histoire, ndikubwira nka histoire y'iki, ariko nyuma nkagwa kuri conclusion y'ibyo nshaka kugusobanurira. So that's it. Relationship yanjye n'amagambo yo mu ndirimbo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu ntabwo Bibiliya irahagije, birimo everything twamenya, ariko none iyo ugenda wongeraho no gusoma n'ibindi bitabo bitandukanye. Nyine nkajya ngasoma nkiri ku ishuri, nyagasoma utuntu twose tunciye mu maso twose, nigeze no gusoma za Harry Potter, ntabwo nari nzi ngo ni biki. So it was like yari inyota tunigiriraga. None umuririmbyi mwiza yumva indirimbo z'abandi benshi, umwanditsi mwiza yumva asoma ibitabo by'abandi benshi. Ngewe personally, especially ndavuga wenda nko mu myaka ishize, nafataga umwanya munini cyane ndi kwigira, ndi kwisomera, atari ukuvuga ngo kugira ngo nandike indirimbo, just amatsiko gusa. So niyo relationship irimo personally n'umwuka w'Imana of course. Iyo usoma umwuka w'Imana akagusobanurira no gusobanukirwa rya jambo wasomye. Kuko ari umushuti wanjye nigeze kugana nawe ansobanura ukuntu yahimbye indirimbo, ariko akaba yumva uyu munsi atayirimba kuko yasobanukiwe birenze iyo ndirimbo. So tuba dukura twiga umwuka. Ndagusubiza rwose, ndagusubiza. Icyambere rumbajije ku kijyanye naho bigeze, biri mu nzira, biri hafi kabisa. Ariko azaba ari Saturday yari yose tu. Maybe dota azaba ari nko kuwa gatanu saa saba. None reception mugoroba saa 10 no kuwa gatandatu. So ibiri mu nzira rwose n'umugisha ndanabyifuza. So icyo ni kimwe. Hari ikindi warumbaje hagati kivuga ibyo gufasha. So buriya kiriya gihe kubera kudasobanukirwa nahisemo kujya mbikora mu ibanga kugira ngo umugisha wanjye uzure, kuko nanga kubikora tukabishyira kuri kamera ni byiza, ariko ntago ari ngombwa. So iyo mfite abantu nifuza ko participant ndababwira verbally, naje tukajya gukora umurimo. So mfite team nini hano, turabikora bya buri gihe, turabikora rwose pe, turabikora. Sinabiriya gusa, turi muri education, turi mu bintu bitandukanye, dufite n'abapartner badufasha badushyigikira, ariko nabikuye muri social media, nabikuye nta hantu nzigera mbipostinga na rimwe. I think niko umutima wanyemeje, ariko suko ari bibi ababikora nta kibazo. Icyanyuma waruvuze gahunda y'Ubuganda. No, I like to ngira humor. Niba mujya mubona social media, ngiye nkunda gusetsa abantu tukaganira, mba nshaka kumva icyo abantu batekereza, na za Kasongo n'unyoro kuzirimbamo hariya. So mba ngira gusa ngo nyine duseka tu n'abantu, because I'm a human being, ndi umukozi w'Imana, ariko simba nshaka ko mba meze gutya, you know, I'm young, ntabwo ndi shaje cyane byo kugendana you know. Anyway, ni humor gusa no gusetsa abantu. I Bugande nahakora ibintu byiza, twakoze ibintu byiza, abo twakoranye neza, nta rwose nta bintu byo kwamburana byahabaye pe. Wabitekereje rwose no kuri wabireke. Okay, future y'icyambu muri collaboration n'abandi bahanzi. Icyambere ndashaka kubwira ko buriya ntago ngiye nkora njyenyine kubera ko mba nitekerejeho njyenyine, reka ahubwo dukora playlist ngasanga dufite indirimbo nyinshi ku buryo nishyiramo ibindi, kwakira undi muntu wa mwanya wose. Concert irangira turimye nk'indirimbo nk'esheshatu, kandi uzi ko uyu munsi twari dufite 26 ntazo twarimbye, mwabibonye, twarimbye ngira ngo nka 12 cyangwa 13. Why? Kubera ko twari twakoze ibyo dushaka byose, ko zari 26. Ibaze none nashizemo uwundi ntibyakunda, zibyo na ubura kenshi naho ngaho biba byabereye. Ntago ari ikibazo cyo kutabatekereza. Ikindi kandi gukora na bene data ndabikunda. Nzajya mbikora nyine on a special occasion. Niyo mpamvu ubona wikinginizamo nkarimba karimbo kiwe ahari, nkorana nabo tukora neza rwose nta kibazo. Ku bijyanye n'abayobozi banyitaba b'igihugu, n'ukuri n'umugisha. None se gushyigikirwa n'igihugu numva atari ibintu byiza? Ndashima Imana rwose. Harimo n'abandi benshi wenda badashaka no kwicara imbere, bakambwiye turagukunda, turagushyigikiye, we will be there, kandi bakaza nkabibona ko baje. Iyo baje rero ngiye numva ari umugisha. Simba mvuga ngo hari ikindi cy'igitangaza bagiye kunkora, ariko iyo recognition ubwayo ni y'agaciro, bituma amenya ko hari abantu mfitiye umumaro. So ni umugisha, ndashima Imana cyane. Hari hasigaye oya, si babiri bari sigaye gusa, nawe uramanitse. Okay, one.
1-1. Okay. Njyewe murabizi ko njyewe am consistent sibyo, cyeka niba mutabizi, ariko njyewe nkunda gukorera Imana bishyiramo umwete sibyo, mbishyiramo imbaraga uko nshoboye, cyereka aho byananiye nabikora. Ariko njyewe mba mfite indirimbo buri gihe, urumva nta recording buri mwanya abantu dukorana barumiwe sibyo. Ubu twatangiye gutegura live recording tuzakora ejo bundi mu kwa kabiri, izo tuzakora mu kwa gatatu. Like ndashaka kugira storage ihagije, no mu gihe nzaba ntakiriho ndashaka ko abantu bazaguma bakumva indirimbo zanjye kandi nyinshi. Niyo nagira indirimbo 100, I'm not saying on 100, ariko niyo nagira 100 cyangwa 100 bizibitse nkagenda nzironjoramo kamwe nakabaha. Ariko icyifuzo cyane nuko nkomeza gukorera Imana, no mu gihe nzaba ntakiriho abantu bakazamara nk'indi myaka 40 bumva ibihangano byanjye. So nicyo ngiyewe nshaka. Rero nta bunebwe ngira iyo ndi gukorera Imana. So ukuntu mbikora nta bundi bwenge, nta zindi manevre ngira, ntago ndusha abandi ubwenge cyangwa oya. Ngiye gusa namenye ko Imana yamamagire kwikora, mfata umwanzuro mva mu bindi byose ndagenda ndayikorera. Murabizi nagiye kwiga ariko nabuze ngiye gukorera Imana. Maze kwikorera njye nasenze Imana nyisaba ibintu binaribwiye Imana, niba rero uhisemo ko ngukorera uza providing ibyo wumva bisaba kugira ngo ukorere, una protecting muri umuhamagaro. Rero yarabikoze. Iyo provision niyo protection nibyo binsunika. Noneho rero kubihuza nuko you don't forget where you came from, ntukibagirwa aho waturutse, niba aho wavuye ya starting point yawe ihora iba mu mutima wawe, ntago wacogora. So ngiye sinabivamo, by the way nta nibindi nzi nabivamo nkajya mu biheza nkajya kuririmba baby girl. Urakoze cyane kabisa, reka nshime Imana igumugisha kandi ndi kubisengera bizakora. Munyemere nanjye mbashimire, nukuri Imana ibumugisha. Kamanzi nshimire Authentique ko yaramfashe ko organiza bino bintu nkuko nababwiye mu butumwa bwiza muri gospel turuzuzanya. Nshimira abanyamakuru mwese mwitanze mukaboneka mukaza. Ghost, I'm not an interview person. Isinzi kuntu nzabisobanura ngo abantu babyumve. Ntago ngewe bijya binkorera cyane kujya hari nkisobanura, ntago ari ibintu byanjye. Ariko uburyo bamwe muri bwo bakabyakira neza, abandi ntibabyakire, ariko at least n'abatabyakira bakambanira neza. So ndabashimira abo kuri Twitter, kuri za Facebook, abo YouTubers, ibinyamakuru byandika, everybody mu mwanya wiwe. Imana imumugisha. Nubwo ntazi niba ngiye ugomba kubashima ningiye bra. Okay, yes. Nshimira na Authentique event dutangira mu byukuri twese twari dufite ubwoba, twese dufite akantu kakonje, nayo ifite impungenge z'uburyo bizagenda, ariko ndebye team nkamwe dufite numva ndahumuritse, numva ni ibintu byiza. Rero Imana ibumugisha cyane.